yacu tuba turi gukora imwe tuba turi gukorera. So kandi murabizi ko tubakunda cyane, murabizi ko muri abantu b'intwari cyane kuba muri abantu bakoze igikorwa kizima, ndetse uwakoze subscribe nkabangushimira cyane kuko uri umuntu w'intwari. Nawe utarayikora nkabangushishikariza kugira ngo yikore mu bambere, kugira ngo nawe igikorwa cyose gikozwe kuri filime yacu ibanga ujye ukibona utarenze warwa. So guys, rero niba episode ya 64 urangije kuyireba ubonye bigenze ute? Ese ubonye ko Dete ataguyemo neza? Ese urabona ko Niyori utangiye kwikurura kuri Dete cyane? Urabona bizacura iki? Ese urabona Niyori birangiye akunze Dete? Urabona Nyambo atabababaje? Ese bijo bija we abonye bijo bija wacu imiteretozo bijo bija wacu turabizi ko nawe yatangiye kugwa mu rukundo rwa Teresa, kandi turabizi ko bijo bija amukunda. So guys, rero Niyori we ibye tube tubigarutseho cyane kuko Niyori murabizi ko akundwa n'abakobwa batatu, kandi abakobwa batatu bose uwakundamo n'umwe, kandi bishobora kugenda gutya bikarangira akunze Dete. Ese ubona akunze Dete Nyambo yabasigaye? Ese ubona Niyori niba ukunda kureba filime zacu ibanga, niba uyikunda cyane watanga ikihe gitekerezo kuri Niyori? Ese wabwira Niyori akareka Nyambo agakundana na Dete? Ese ubona Niyori na Dete baberanye ku buryo bakundana? So guys, rero murabizi ko muri abanyamuryango ba filime yacu ibanga, kandi turabizi ko natwe mudukunda cyane, kandi ni murabizi ko natwe ibikorwa byose tuba turi gukora ari mwe tuba turi gukorera, nta bandi dukora usibye mwebwe. So rero Niyori we turabizi ko akunda Nyambo, kandi turabizi ko na Nyambo amukunda cyane, kandi twizera yuko muri abo babiri hazagiramo umwe uhemukira undi ku buryo batandukana, kandi natwe twese tuba tubyifuza ko bari ababiri bagumana. So guys, rero niba uri umunyamuryango wa filime yacu ibanga ukaba utarakora subscribe hano kuri iyi channel, unasharinga no kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo buri bikorwa byose biciye kuri iyi channel baje babibona batarinze barwa. So rero niba warakoze subscribe ndagushimira cyane, uri umuntu w'intwari cyane kuko wahisemo neza, kuko aha niho hantu honyine hizewe uho wakora igikorwa cyawe ukizera yuko washize inkunga ahantu hazima. So rero turabizi ko Soso noneho atangiye no kuryama no kuba yicaye akarota wamujama wari uri kumucurangira. Yaba se Soso yaguye mu rukundo? Kirasa nicyo kiragikorwa nicyo bita urukundo? Soso se yaba yakunze mama? Kandi twese twabibonye ko Soso yaba yakunze uramujama. So guys, rero iyi filime yacu murabizi ko irimo inkundo buri muntu wese atabasha kwisobanura, kandi twese turabizi ko iyi filime yacu mwese aho muri va mukagera hose ibakoze ku mutima, kandi turabizi ko mudukunda, nariko niyo mpamvu tutababihiriza ibikorwa byose tuba turi gukora nimwe tuba turi gukorera. So guys, murabizi ko uyu munsi wa none tugeze kuri episode ya 65, kandi murabizi ko isaha yo tubagezaho ifilime yacu ibanga, murabizi ko isaha bari saa 7 zuzuye ubundi mukibonera ibintu byanyu. So guys, rero niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo muri rusange, kandi ukaba unakunda filime yacu ibanga, nkaba natwe nkubwira yuko twe tutazatenguha kukuha ibintu bishimishije cyane. So guys, rero ukuntu watwizeye natwe niko tukwizera cyane kuri umunyamuryango utapfa no guteshuka ku nshingano zawe ubushinzwe zo gukurikirana filime yacu ibanga. So guys, rero niba filime yacu ibanga iba yagushimishije cyane, iba yakugeze ku mutima, so rero ikintu cya mbere mba nibutsa abantu bose batarakora subscribe hano kuri iyi channel, nkaba mbashishikariza kugira ngo bakore subscribe kugira ngo nabo ibikorwa byose bikozwe kuri iyi channel bize bibageraho batarenze barwa. So guys, rero murabizi ko mbakunda cyane, nge ni VNK, kandi murabizi ko nkaba mbagezaho ibintu bifatika, nge mbagezaho ibintu bifite akamaro, kandi mbagezaho ibintu bikunzwe cyane, kandi murabizi ko niba uri umukunzi w'ibanga, kandi urabizi ko nanjye nkukunda cyane. So guys, rero murabizi ko nge VNK njyewe ndi umunyamuryango wa Miss Nyambo muri rusange. Iyi niyo channel yonyine yahiswemo yo kuza bagezaho behind the scenes zose za filime yacu ibanga, ndetse n'iminduka zose zigiye kuba kuri filime yacu ibanga. Iyi niyo channel yonyine yabikugezaho kandi ikabikugeza uko byakabare. So guys, rero
niba ukunda filime yacu Ibanga ndetse ukabona akunda Nyambo, ukabona ashaka no kugira ube wamenya amakuru yerekeye ku bakinnyi bose bakina muri filime yacu Ibanga, ukaba utarakora subscribe hano kuri iyi channel, aho ngaho ntago bizakunda, kuko ikintu cya mbere ni ukuba wakurikirana buri video yose ihagiye kuri iyi channel, buri video yose igeze kuri iyi channel kuba wayikurikirana kugira nawe ube wabasha kuba umunyamuryango, kugira nawe niba hari igikorwa uba wifuza ku bakinnyi bose bakina muri filime yacu Ibanga, icyo kiganiro cyazacaho wakibonye, kuko ukurikirana amavideo yose acaho kuri iyi channel. So rero ndagukunda cyane niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ndetse niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ndetse niba wanakoze subscribe kuri iyi channel, ndagushimira cyane kuko uri umuntu w'intwari, ndetse wahisemo neza gukora subscribe hano kuri iyi channel, kuko iyi niyo channel yonyine ushobora gutangaho igitekerezo kandi bakagusubiza, kandi nta yindi channel nimwe wabona yo watangaho igitekerezo ngo ubone baragushubije. So rero ngewe murabizi ko ndi umunyamwuga, murabizi ko akazi nkora ari akazi kahiswemo neza, kandi murabizi ko iyo ngewe ubundi ngeze ku gikorwa nkikora nk'uwikorera. So rero twongere duhure kuri episode ya 55 ejo saa 7 zuzuye, kandi murabizi ko mbakunda kandi murakoze.